My people, hari abantu ikintu gikura ku buzima bwabo ni imyaka gusa. Mentally, mu mitekerereze uko yahoze mu myaka 5 n'uyu munsi niko ari. Imitekerereze ni ya yindi. Nicyo uri gukora ku buzima bwawe. Nicyo uri gukora kuri papasi yawe. Igitangaje nuko ubuzima ubayemo butagutera agahinda. Yego, nibyo wavutse uri umukene. Yego, wavutse muri famiye itagwa buri kimwe cyose. Ariko se nicyo uri gukora ku buzima bwawe, nicyo uri gukora kuri papasi yawe. Imikurire y'umuntu ntago igaragarira ku myaka umuntu afite. Imikurire y'umuntu igaragarira ku rwego rw'inshingano umuntu abasha gufatira ubuzima bwe. Niba ushaka kubaho ubuzima bw'inzozi zawe, iga gufata inshingano, wige gufata amahitamo, yewe unagira imitekerereze ihwanye n'inshingano z'ubuzima bwawe. Ntabwo ushobora kumenya ingano yo gukomera wifitemo kugeza igihe uzisanga gukomera ariyo mahitamo ya nyuma yonyine usigaranye. Gufatira inshingano ubuzima bwawe biravuna, birababaza, ariko bikazakubeshaho ubuzima bw'inzozi zawe. Ni Mr Claude nk'ibisanzwe nihitiraga. Imana ibampera umugisha.